ubundi wowe icyuzi ni nk'igiki uzi wowe ko ibintu byose uvuga ko utabizi. Umva rero reka mubwire ndagiye ariko na nyoko naza umubwire ko naje, umubwire ko nagarutse. Nindamuka ngarutse ubutaha simusanga abana banjye hano, ubwire nyoko ko mwese nzabajugunya hanze mukamvira mu rugo. Uranyumva? Turabyumvikanaho? Ko kameze mvuze ngo iki? Ndamubwira. Uretesha mama naza ndaza kubimubwira. Birabyana bya none uzasanga twarabishyinguye muri iyi mbuga wandayawe. Nyagukubitwa n'inkubika kwanurika kujugunya muri Nyabarongo turagapfutyo. Nandaya yawe noneho niriya mbwa yawe ndaje ndabere. Mama ariwe. Shani rwose reka nkubwire ndakubwira ikintu ukavuga ngo yangu ibi ngingo tuzabireba ngo tuzagira gute none aho bigeze ntabwo shaka ko umugore waza akankubitira umwana, ntabwo shaka ko aza akankubitira zuba wanjye ahangaha akakubita akenda kwica koko none se amazuru ahangu Serine yarifasha zano mu rugo atera mu rugo afata umwana aramukubita koko. Serine yaraje arabaza ngo iwanyu bari he? Ati ntabahari. Abana se bo bari he? Umwana aramubwira ati yagiye kwiga, ubundi nawe yararaha ntago nzahanagiye. Abaratangiye arakubise umwana avuze indu nta muntu wari urahanga. Yewe na Chantal yari yagiye guhaha. Nanjye naharura bizi ko maze imisi ndi kwiruka kuyondeye ko tubona amafaranga. Nuvuga ngo nge nawe ntabwo twari duha, ntabwo yabitinya. Ntabwo twari duhari nyine. Ereka n'ubundi ariko hari igihe yigeze kuza aranganga ariko asanga nanjye singangika. Urumva? Uriya mugore ameze nkaho wagira ngo ni umusazi. Urumva? Araza arakubita, tekereza kubitagura umwana ishi naje umwana asanga yarize abaturanyi nibo bahuruye baravuga ati bigenze bite, aravuga ati dore n'uriya mugore n'abarabatuka aragenda. Ubwo se umva ataragasuzuguro kajojo ngo azagaruka ngo aje gufata abana ngo aje ngo kujya ngo twadusore mu nzu ngo ubundi ngo hanyuma rero ngo we ngo yinjiremo hano mu nzu koko no mugamba afite se niyo mugamba afite nyine baradusuye uratubura tutabeshya ko kwitaba kwanyu namwe ari ikibazo ahagegera nimero yanjye warampamagaye sinakwitaba ibuka cyagiye duhura ugiye kugira cyagiye kandi koko warayimpaye ahubwo n'ibintu twavuganye ntabyo wigeze nkora. ahubwo se banza umbwira andi makuru. Shani meza umeze neza kari kancitse nanjye bavuga ngo ni meza sheri ariko ikibazo se nta kibazo rwose kashiri urabona katambera. ahubwo se ngiye kubivuga urabona bitambera. abo birakubereye cyane birakubereye pe none ufite ukuntu ureba ndeba nka sheri ego birenze sheri nuko Imana itamaye. Imana ntabwo yigeze impa amahirwe yo kumenya gutereta. tuve muri ibyo mva manze nkumaze sho none se makuru ya Rajab araho ameze neza nta kibazo. ameze neza gusa yigeze kugira akabazo k'uburwayi ariko byararangiye ntago yari yarwaye ishyize sha rero buriya Dana ugira inshuti nyinshi ziraho ntabwo ari nyinshi cyane ariko ziraho biraho nyine mu buzima ikintu nabonye kigora kinaremera ni ukugira inshuti wumva utayihemukira, inshuti wumva utayivamo, inshuti hari ibyo utakora nyine bibi kuri yo kugira ngo atababara ariko mu buzima inshuti kugira inshuti biragora. gusa nyine Rajab ameze neza nta kibazo ni ibisanzwe rwose nta gihinduka. none se hewe numva ubwo ameze neza ni sawa nyine ubwo yakize nizere ko atagiye mu bitaro nyine icyo gihe arwara. yagiyeyo ariko avayo amahoro nta kibazo. ahubwo se mva se mubaze nyine Rajab se mana yanese ubwo bimeze bite mani ubona Rajab afite gahunda utambishye koko ku bijyanye n'iki
ibijyanye n'ibyo na Serine hagati ya na Serine biriya bintu dana biriya bintu nagusabye Ati, ko ntumbeshye. ntabwo nakubeshya Ubwisukure. ntabwo nakubeshya kuko ari wowe njyewe ntabwo natinya kubikubwira uri inshuti yanjye mfata nk'inshuti zinarenze izindi ariko Serine she's like my sister Rajabu ni nk'umuvandimwe ni nka mukuru bose wanjye nyine ni nk'abavandimwe oya ibyo bindekera ubu noneho ndumva bimaze gufata indi ntera buri munsi ndakubwira ngo bindekere buri munsi ukambwira ngo bindekere ese nzabikurikira kugeza mama nyihanganira nk'umwanya kugira ngo ikibazo ngikemure burundu nkirandure n'imizi yacyo ngikemure kandi ndaza kubikora ntabwo ari bya bintu byo kukubwira ngo mbisijyane bibe amasigara cyicaro ariko ngiye gufata umwanya ndagasuzuguro karenze niko yifata Serine akaza hano mu rugo afata umwana akamundagura bene ukajya mpaka abaturanye kabere baza hano mu rugo ibyawe nawe ibyo ngibyo sinanabireba n'ibyawe nawe pe namereza amahoro ikindi cya kabiri nibuke yuko yagusigiye impinja akaba ari ngewe uza kuzicaramo nkazirira ntawe ntoranyije navuga ngo dore uyu sinshake n'umukozi bano bana bose bazi ko ari nde ngewe ndi mama wabo wenda bizi hanyuma se ari Shane ari Nikita bazi kuri mama none kugira ngo babaze gutya azageze buri munsi ankorera ibitendo ahangaha ariko tuza nabwiye ngo ihangane urumva mu mwanya kandi none urabona yuko natangiye kugira gutora miteno n'ubafite bakabaraga sibyo ngiye kugihagurukira iki kibazo nkirandurane n'imizi yacyo ntabwo uzongere kumva izi nduru zahanga za hato na hato ndetse ikibajyanye n'aba bana cyo ngiye kubishyiramo imbaraga ku buryo mu minsi mike cyane uretse kubona ituze hagati yabo ariko icya Serine nicyo kirantunguye ntabwo nzi ko yakora amakosa ameze gutyo hakaza agafata umwana akamuna mpaka abaturanyi kabiri bo bahuru bakaza bakinjira no mu gipangu wowe ntabwo wumva imbaraga zabyo ndakubwira ibyo mu bana be ibyo yabashyizemo abana bagahinduka ntabwo uri kubyumva none biri guhindukira ku mwana wanjye sinabyemera kiriya gihe cyose nataye umwana nkajya mushyira hariya ku ruhande nkavuga ngo reka mbanze ndera abana banjye ni ukubera ko nawukundaga rero birahinduka niyo mpamvu nakubwiye ntutabigira vuba hano muraza gushyingura oya se bikubwisha rero gatatu tuzabikora amazu yarakomeretse tu niyo mpamvu mba numva nta ruhande mba nakwegamiraho na Serine nigeze kuza kumureba rwose udahari ariko mba numva nta ruhande nakwegamiraho niyo mpamvu cyagiye nagusabye ngo njye nawe basi kuko badufite nk'inshuti tujye hagati yabo tumere nk'ikiraro bashobora kwambukiraho niyo mpamvu burara yinkubajije ibya Rajabu niyo mpamvu ndi kukubaza nanjye niyo mpamvu Rajabu muririrwana umunsi ku wundi ariko ubucuti buragora ntabwo nafata umuntu w'umugabo ngo mufate muhe amakuru ye yose nguhe amakuru ye yose ntabwo nkubwiye kandi n'ikidupfa nta kindi kandi urabizi ko uri umwana mwiza nase nakurusha ubwana bwiza keretse nk'Imana ibikoze nk'aka kaboko washyize gahita gafataho ukagumaho ibyo nyine biri kazafata ubwo kanagume kazimuka kagere n'ahangaha nuba wanyereka uheheze kagera ahangaha umva nyine mubwire nyine mbwira sha nese wumva Rajabu afite ihe gahunda koko utambeshya udaciye hirya no hino kuko ukurura kuzega kurura kuzi nubwo bombeshya ngo ndi inshuti yawe ngiye bamuna nari inshuti yawe ako dana Fabri urarya mukona kweri nuko kwero nyise nuko pene se nkubeshye ese niba umbwira ngo ntiwampa amakuru rega simba nkubwiye ngo ujye kuvamo umushuti wawe ndabizi ko ari inshuti yawe ari n'umuvandimwe birenze ubushuti ariko gira akambwira nyine so udana nk'amakuru ya Rajabu yakumarira iki ako se Fabri kuko nkubwiye amakuru ya Rajabu ntabwo nkubwiye ngo mbwire amakuru yiwe dana wait nkubwiye amakuru ya Rajabu uko yambajije namara kuyavuga urimo kurira nta kibazo mbiri amaso yawe meza urabona arayo kucamo amarira ko Fabri icyo dupfa ni ikintu kuri okay reka ngufashe mbabarira nsimbukire mu mujyi nari ngiye mu mujyi ejo tuzahura nyakubwira please mbabarira ngende mbabarira nukuri mbabarira dana kandi you so beautiful sawa ndarakaye gute ngo uhereza inshingano bikakunanira kiriya gikobwa wanzaniye guhereza isaha n'uyu munota ntabwo nyimushaka mu kazi kanjye
wirirwa umbwira ngo ntagongo uriya mugabo ngo akigera ahantu agenderera, ngiye ko mbizi neza ko asohoka, nubwo afite ikibazo cy'uburwayi ariko ndabizi neza ko asohoka. Kubera iki wanzaniye umuntu nkuriye? Uhereza isaha n'uyu munota simushaka muri diru zanjye. Ushaka undi mukobwa, kandi ndashaka umukobwa wambara ubusa, uri inzobe, uri tayari gukora buri kimwe cyose. Uri kunyumva? Ushobora kuba yamureshya ku buryo ushobora kumugeraho. Ikindi, uriya mudamu uri mu cyaro nawe ntago biri kunyura, kandi nta mahirwe mfite kuba nasohoka ari ngo biriya bintu byikurikiranye. Ariko murabona ngomba kubaho gute? Ko ngewe nuzuza inshingano zanjye nkabahemba nkakora buri kimwe cyose, kuki nge mudashobora kuzuza ibyifuzo byanjye? Hari na kimwe ntabakorera, kubera iki mbaha akazi kakabananira? Ngewe nirirwa nkubitwa inshyi hariya, nirirwa mu byombo bye, narabaye umuyaya. Ariko mwebwe gufata akantu gato cyane bikaba byarabananiye. Kuki nge mbasha guhandoringa buriya buzima bwa hariya? Kuki mwebwe mudashobora kuba mwakita ku cyo mugomba gukora? Nkuriye uri mu cyaro nta kintu n'iki na kimwe ambwira, n'uri mu mujyi mbashije kuba nabwira gute umukobwa ashobora kubura umugabo muri uyu mujyi? Mwarasekaga wabona yenda ari n'ihabara ryawe. Hanyuma ugarutse kumpikira iwanjye. Ntabwo nzanywe no kugutuka. Uzanywe n'iki rero? Nzanywe no kuganiriza nk'umubyeyi mugenzi wawe. Namaze kubona ko I have realized that I made a mistake. Ntabwo ari buriya buryo nagombaga kuzamo mu by'ukuri. So naricaye nitekerezaho igihe gihagije, ntekereza n'uburyo nitwayemo, mbona atari bwo nagombaga kwitwaramo. Imana ishimwe. Ubwo nzi ko guturuka kuri gate umuzamu wakubise hasi, umukozi wakubise hasi, ugiye kongeraho. Oya, ntabwo nazanywe n'intambara. Ni ukuri, mbere ya byose reka manze ngusabe n'imbabazi. Narakubangamiye, nitwaye nabi nk'umubyeyi wandereye abana ukabakuza, ntabwo ari kuriya nagomba kwitwaraho. Nanjye ndababaye mu by'ukuri, ndagira ngo ushyire mu mwanya wanjye. Ndababaye, wenda nta nubwo uzi story uko byagenze naho byavuye kugira ngo usige abana banjye, ko ndumva ntabwo umugabo wawe yaba yarakwicaje ngo abikuganirize byose. Ntabyo yambwiye. Rero niyo mpamvu nabitekerejeho, numva ntagomba no kukurenganya kuko ushaka kuba utabiziho byinshi. Ariko nk'umuntu wandereye ukankuriza, nagomba kuza nkubashye muri makeya. Ariko ntabwo uzi yuko bavuga ngo aho umubyeyi ahuye bahasanga ingobyi. Kubera iki? Kubera ko n'ubundi umuntu ntabwo agomba kubyara nk'inzoka, ahubwo ugomba kureba ba bana ukavuga uti bimeze bite. Nimba unahagurutse ukavuga uti reka nihagurukirize n'abana banjye, ubora watakajeho ibintu byinshi bikomeye. Nibyo rwose. Ariko ngiye rwose ntakubeshye cyangwa ngo ngire, njye nari nakwanze, nari navuze yuko utazongera kuza hariya muzajya muganirira iyo ngiwe n'umugabo wanjye. Ntabwo nzi ibyo mwapfuye, ntabwo nzi uko byagenze. Abana, uriya mwana muto yari afite amezi angahe? Yari afite amezi 2. Ntabwo nzi igihe mwabaniye, ariko musigara afite 2. Nicyo gihe namuhaye ibere, atari ngiye ugomba kugira ngo umunsi ntaramubyaye. Ngiye kubona mbona ukuntu waje, numva ndumiwe. Nanjye ntabwo ari ngiye ndamutse nkwicaje, nuko ndamutse nangiye story y'ubuzima bwanjye n'umugabo wawe cyangwa se umugabo wacu, bwakwira bugacya. Ariko ntabwo no munsi aricyo cyanzanye, ntabwo ndi bubikubwire byose. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo inkovu uriya mugabo yanteye, inkovu ngendana nayo ku mutima wanjye. Nawe uramutse umenye ibyo yanyujejeho, ukishyira mu mwanya wanjye, nawe wakwitwara nk'uko nitwaye. Naraguhemukiye pe, ndabizi kandi ndabyumva, kandi ndagusaba imbabazi mubyeyi, kuko ntabwo ari uko nakagombye kukwitwara. Ariko icyo nifuza ni abana banjye gusa, kugira ngo bamenye ko ni mama wabo.
nubwo ntazabasobanura byose uko byagenze uko icyo byavuyeho kugira ngo mbasige ariko byibura akamenya ko ni mama wababyaye. umubyeyi nanjye nakurereye nanjye mfite umwana umwe wenyine w'umukobwa bituma nahita mbyara ako kanya kubera ko nabonaga utwana twari duto wari wasize agahinja k'amezi 2 akandi gafite umwaka ntabwo byari byoroshye abana ndabarira ndabakuza sinigeze mbavangura basi ko ndi nyina ariko njyewe kuba watwara abana bawe njye nta kibazo gihari ikibazo gusa nukuza nabi ikibazo gusa nuko bari abana batagomba kuba victime. Njyewe ndimo ndirirwa mu byombo ndirirwa nkubitwa n'abana mbyaye bantuka bancira mu maso ariko ukwezi kwagera nkasinya sheke nkabahereza mukagenda mugakora ibyo mukora kubera iki gute nge nshobora kwihanganira ibyo bintu buriya ni umukobwa wo kuzana mu kazi niba nguhaye icyizere kucyanyereka icyizere ngugiriye ahubwo ukacyangiza ubu ndabizi hari byinshi biri kwangira. nanjye ni umuntu wamundangiye bisobanura yuko rero ubu ari kunegisha cyane bitewe n'uburyo wenda n'amakuru agenda abona kuko numva ko uwo muntu arasohoka mbabara iki kibazo njye n'imihanduringe mu buryo bwiza kandi bunogeye buzagushimisha dushaka fasha gato ufite ikihe kibazo ndashaka iyo liste yose y'abakozi baho ngaho uyinywerereze kuko hari ibintu mbona bitari kugenda neza habe na gato ariko se umuntu aburaho akanya gato y'ibintu byose bikangirika ku bantu bafite ubwenge ngo mufite amadiplome mwize mwasobanukiwe ni igihe giti impinduka igahinduka kandi uwo nzirukana ntazavuge ngo ndi umuntu mubi kubera ko ibintu muri kunkorera ari uwo manager w'ikigodi ari abo bakozi bose nta na kimwe n'iki iyi raporo muri kuma nta n'ahantu bihuriye n'ibyo nabasabye arimo arakora iki mereza wari uri kumbwira ngo iki nanjye kukubwira yuko uriya mukobwa nimba akazi ke kamunanira wanyemera agashaka undi kuko ni umuntu wamumpaye si ukukwemerera ahubwo ni itegeko simushaka mu bintu byanjye kandi nawe urongera gukora ikosa gato ndakwirukana si bivuze ko ntago wakitwaza ko naguhaye icyizere ku buryo ntashobora kukwirukana ba strong mu kazi kawe njye nababwiye ngo niba muvandi nirinda kukubwira nabi ariko ntukampatirize uriya mwana bariya abana bawe nkabarira nkabatoza ikinyabupfura nkabatoza kwiga nkabatoza kugenda nkabatoza kuryama nkabatoza gukaraba nkabatoza none babaye abagabo ngaho mbwira nkawe wowe buriya uzabigenza tuzabwira kuri nyoko barakuze bandeba hano uzabibabwira gute shana uriya w'umusore we uzabimubwira gute masirekera ngaho reka gukomeza kunkomeretsa kuko ntabwo nigeze ngukomeretsa ni wowe wikomerekeje n'umugabo wawe nsibye mwapfuye kugeza kuri uyu munsi ngiye yonze no kubimenya yuko uhari ko ngiye yambwiraga ko wapfuye ubwo rero igisigaye mbabarira uzagenda ujye kureba uriya mugabo what yes yambwiraga ko wapfuye nawe yatunguwe nuko uhari yes wirira ibyabaye byarabaye shaka solution y'ikibazo wowe ninuza wowe n'umugabo wanjye ni gute yangica nkuko nyine ku isi none se wowe reka manze nkwereke aho atari kumenya ko wapfuye ni hehe wowe musigiye abana uragiye imyaka irenga 20 n'ingahe wongeye kuboneka mu myaka 20 n'ingahe abana batanakuzi uriya mugabo yarakubeshye kuko twaravuganaga
namwoherezaga n'amafaranga yo gufasha abana banjye kuva umunsi nagendeyeho kugeza n'isaha yarakubeshye ntabwo yigeze akubwiza ukuri. none we kuki utazaga se kuki utazaga ngo urebe abana bawe? kampani nakoreraga ntabwo yemeraga ko nsohoka ngo ngaruke mu sha ndakubwiye ngo ibyanyu ni hatari pe, ibyanyu ni hatari, nanjye ndi gusubiza ubwenge kugira nkumva ni ibintu bikomeye cyane. Rero wumva ikintu, reka wo kurira, ihangane, ikintu ngiye kukubwira usanga umugabo mubyumvikaneho byose, muzarebe nuko mubibwira bariya bana, sibyo? Uzarebe ukuntu bibabwira, ubabwira uti ubuzima dore mama wanjye nguyu. Njye ntabwo natinyuka kubabwira, ntabwo natinyuka kubona arahaye shani ibere ngo mubwire ngo ntabwo ndi nyoko, ntabwo sinzi ahantu nabikura. Muzabibabwire pe. Nase nk'umubyeyi naje nirukira koko nkugana ngo usaba imbabazi ngira gute, uko niko wakagombye kumwanga. Imbabazi njyewe naziguhaye, yes imbabazi naziguhaye, ariko abana si abanjye. Ariko uriya mugabo uko mvuganye nawe nawambwira yuko ngomba kuvugana nawe, ukaba ari wo mu burenganzira ku bana banjye. Reka nkubwire rero, njyewe uburenganzira bw'abana bawe sinabukwima, sibyo? Ariko abana si abanjye, narabariza ariko si abanjye. Wowe reba umugabo wanjye, sibyo? Mubyumvikaneho, muze mubibwire bari abana, mbwira ukuntu wowe umwana waba waramwonkeje ukamubwira ngo fata uyu niwe mama wawe, mbwira njye nabivana he ko mushaka ko mba victime yawe. So bivuze ngo ibi byose nakoze byo kuza kugusaba imbabazi n'ibiki byose nakoreraga ubusa, nakoreraga ubusa. None ugira ngo uhite ufata abana muzane gutya, ntabwo ari uko njyewe mese. Seriously, yes ntabwo ari uko muzajya mukomeza munyina nk'agapira hejuru y'abana banjye njyewe nabyaye. Abana bawe hari ubwo nigeze kuza kubakwaka, hari ubwo nigeze nza musanga muri iyi nzu. None se nkawe nje ngana nkuba amagambo urimo umbwira mfashije nyine icyo ndi kukubwira, mugabo nawe unyohereza kuri wowe. Reka nkubwire rero, sinshaka kuba victime yawe n'uriya mugabo. Mubirangize muze gufata abana banyu ngabariya bamaze no gukura, ntabwo ari abana batoye ndi guhereza ibere cyangwa ndi kubwira ngo gutya. Wanyumvise? Nubwo buryo ubishakamo. Yes niko mbishaka, mubyumvikaneho uzubatwara abana bawe ngabanye nk'injiji kuba naje kugusaba imbabazi. Ahubwo wowe ukuri kubitekereza uracyari injiji, ukuri kubitekereza uracyari injiji. Yes wintekerereza, kuko iyo nza kuba injiji ntabwo nari kureba bari abana. Ngende ujye kuvugana n'umugabo, nabikwemerera abana bariya barahari, ni bakuru zubasobanurire, ntabwo ari abana upfa gufata gutya, nabo bafite uburenganzira bwabo. Siko bishatse. Yes I will be back. Genda rwose, genda uzagaruke wavuganyeho nawe. Andebe iki mpamagara umwana shani ngwino Nikita ngwino ngwerega ngo sindi mama wawe. Nta nuko ashaka kubyuma muzanabikore, njyewe nari no, ntabwo njyewe ndi muzambyara nk'inzoka soni. Abana banjye muvandimwe se noneho ugera kuki? Urumva senye kubona ahantu hose, niyo mpamvu ntashobora kumara iminsi ntanyuze hano. Uko nabikubwiye nyine ntabwo cyari kuri regime nyine ya muganga, urumva ntabwo upfa kugendagenda, ntabwo byankundira. Ngomba kugira discipline ya muganga nkayigenderaho kugira ngo ko nasohoka muri kino kibazo ndimo. Gusa ugize neza, ntabwo urimo kuntererana. Oya kuri inshuti yanjye uransura kenshi gashoboka kugira ngo mbashe kubona umuntu nyine tumwe na habiri, ambwire na kirima yo hanze uko bimeze muri no minsi. Bitese savange we nta kibazo nyine, usibye bya bindi byo mu kazi, ariko nabyo rega nje nizera Imana bizarangira. Buriya amaherezo ngo y'inzira ni mu nzu. Y'ibintu bifite intangiriro bigira ngo bikanagira gute bikagira iherezo. Ntabwo rero nanjye nari ndaho nyine. Bimeze bite se ko nta n'ikintu duheruka kuvugana kabisa? Ejo bundi Serine yarimo amamagara mbaza utuntu twinshi, ariko mbura icyo mubwira cyane ko niyo n'abanyizi sinakivugura bizi. Wahora n'iki? Ibibazo by'umuryango siko ari bya bindi n'ubundi, noneho hari intambara hagati y'urubyaro rwacu. Rero sinzi uko none ndi buze kwisobanura. N'abana batangiye kwataka n'umwe aracanga kangiza ibikoresho by'undi, ubundi ngo barwanye, ngo ubundi ngo umukozi nawe yaje byivanzemo. Hari urusobe rw'ibibazo hagati y'abana, n'ubyagera kuri madamu
kazamuka ahubwo si ubwo si ndi kumva wagira ngo ni niyo bari mu gikari barimo baraganira iyo mparibona kuba ari ukuntu basa n'abampisheho ariko nagira gutya nasohoka ntagaruka ngasanga byayogayoze urumva rero birimo birangora cyane noneho madamu akana bakashyiraho stress ni guteke muri ibibazo fata abo bantu bashyire nyina ibibazo biri muri uru uzi ko wagira ngo hano habera intambara ziruta iziri muri Gaza ni ukuvuga ngo Serine sarabizi ko urwaye nibura ngo abe yanakuvugira sina ngombwa kumubwira ko mfite icyo kibazo sometime buriya iyo umuntu mutarimo kuzibihuza neza wirinda yuko yakonaho n'intege nkeya runaka kugira ngo abone ahantu yururira ariko si u Rwanda urabibona gute je narakubwiye ariko ko mbona hari ukuntu ntashaka gusubirayo arikubwiye uzi ko boss cyangwa cyagiye wize ngo ndi kujokinga I thought you were joking uzi ko boss aziyahura se kutubura twese at the same time nyine niyo mbogamizi mbonaho ariko numvaga nge kuko nge rero nanajyayo mba numva nta gihe kinini namarayo so tell me naka boyfriend surabona sha ntako pe ntako nge nuko nshaka banza usigaye umpisha oya seri urabizi ntago iryo kosa nari urabizi ko ari we muntu nahisha ibintu byose twanyuranye koko uko ubizi naguhisha twana turi muri uno mujyi ariko simba naratubona rero sinya nubona pe nabamubeshye nibyo se sinya nubona ukuri wow ndise mushuti wawe waraja kandi narakwiyamye pe nabonye ijisho murebanana tumaze kuba abashuti ahubwo ntabwo nawe kubwiye kagira inkuru ako nge ndamukunda Fabrice ni umwana mwiza cyokora iryo ubuze n'ukuri nabonye ari umwana mwiza pe aho ko ati nafunze umutwe ikintu mpfa nawe ahora bakinga mushuti we ntashobora kumuvamo hazi ubwenge bwinshi ariko ntacyo nyine so enough of our story reka nkugishe inama se urabizi ko mu buzima bwanjye niwe muntu ngira nizera wenyine nta wundi muntu ngira mu buzima bwanjye nagisha inama nabwira ibyanjye naririra you are the shoulder that I lean on igihe cyose mfite ibibazo ndagira ngo nk'inama sibyo urabona igihe nahereye maze kugerageza inzira zose zishoboka zibaho maze kurira amarira maze kunkama mu gihanga reba igihe najyaga kwa Rajabu nkasangayo umugore we nshaka guca mu nzira nziza reba ibyavuyemo mbabarira ngira inama urabona inzira isigaye nakoresha kugira ngo nkaminge dawuni Rajabu amabana banjye ubona ari iyihe wabona yanagufasha kuko numvishe nta mutima wabagira yewe mfite umudokiteri urimo kumfasha ikibazo mfite nizo ntambara zangaha iwanjye izo se ntiyagufasha ahubwo cyane yuko harimo n'abamureba cyane yaza kubyongera ahubwo ndimo ndakubwira ako nawe ntibijya wumva abana narabamwimye urumva kwa kumbona ataraba tayari kugira gute yo kubafata kugira ngo babashe kubuka ikibazo cy'amatsiko abana barabizi ko batavukana icyo ngibyo nta muntu wigeze abibabwira ariko ntangiye kugenda numva ndabona rubishye bishyira yuko izo ntambara zizagera ngo zikagira imbaraga kubera yuko niba nitangira kumenya yuko umwe atavukana nabo nabyo bishobora kuzakira indi ntambara ariko hari ukuntu ndimo gushaka kugenda mbyoroshya kugira ngo ndebe ko iki kibazo cyakemuka ese bari abana bawe ngiye ko nzi ko bitonda ko nzi ko nta mutima mubi bagira ubwo byaba bije vuba byaranshanze yari umusore nizeraga nzi neza yuko yitonda nta kibazo afite ari umuntu ushobora kugira inama abashiki be ariko shobora byarantunguye ngo yarwanye ubone ko yivanze mu buzima bw'umukozi ndugu yangu birakaze noneho wa mukobwa nyine wa madamu yazanye hano mu rugo ugasanga yashyamiranye nabo umugabo we ngo imyenda ngo iki habaye ngo ibintu byo gukozanyaho bararwana byo kurwana se cyangwa bimwe by'abana ngo byo kurwana nyine ni wazimbwiraga izo nkuru zabaye ntanahari se akakubwira ibyo bintu azi n'ukuntu urwaye ntiyari kubanza ngo anareke ubanze unakire wiyakire umere neza wandika n'icyo wa musore we ntabwo biba byoroshye ariko nyine buriya ni icy'umugabo icyo gisobanuro cy'umugabo
rero dore njyewe ndimo kwanga kunywa cyane kugira ngo batanyandikira ntubizi reka njye nditwararika njye nditwararika nubaha amategeko nkurikiza amategeko zano za nzira zawe utakubita mu modoka cyangwa ugashaka umusare ko twazinyuranagamo ukaba utakigaragara ahubwo nari nzi ko nazo bazihibagiwe njye weekend uba ugomba gushaka umusare hafi hari ibintu mba ntakora hari ibintu mba nakora ihangane reka njyewe ntabwo nzakureka nzajya muri aho nkunyuraho wajya usimbuka mu gihe ubona nyine narasubira en état normal ariko gerageza ufate telefone oya gake cyangwa muganga yarayikubujije nyine nabyo birimo ariko gerageza uko nshoboye kakabwa kawe aka kantu kankunda kubireba reka nsimbuke tuzavugana sawa narifi wewe umva shaka do mukingurire kandi koko inzira zose z'amahoro pe waraturaye nanze utaraca musore koko bari abantu bagira ngo tubagire gute nicishe bugufi se ruriya rugabo ndwiyegereze buhoro buhoro ndubeshya ahubwo ukamenya kuko niyo twicaranye niyo turebanye face to face mba mbibona ko hakirimo feeling ubwo bwenge se wabugira wankundira ubwo bwenge ukabugira wowe ubu rero niho tugeze se umva nkubwira ahubwo ako kantu niko are you serious nukuri ako kantu niko nari nzi ko natekereje nukuri nta bintu bya danje ibintu cyari ibintu bya danje birimo mwiyegereze cyane rwose sizi ko nta bintu bya danje se nta bintu nukuri kandi urabizi ko ntagushuka seri kandi ngeze kubigupropose tunzibya numva agaciro yagena nubwo nashaka kubyumva mu matwi yanjye nese uru uzajya ngo bigende gute uzi ko nzagiseduce sase kuko cyane kandi rwose uzi ukuntu ngiye kubigenza rero ahubwo tubipange wait a minute ngiye kumwemvayitinga hano sibyo nivugisha neza nyine ariko ikibazo ni uko uyumva nkubwira ahubwo ukuntu wumva wabigenza wowe ntabwo urumva wahita umwemvita kuzana ngo abyumve umva ikintu kiriho umva ikintu wamukorera utangire umwereke ko amahane yashize umwereke ko nta kibazo nyine umwereke uko wowe uko abishaka ariko watangiye kubyumva then noneho niba muzasohokana niba azaza hano sinzi ukuntu tuzabigenza ahubwo ngira ngo ngiye kujya nsohokana nawe niyambariye gutya nikwije kugira ngo abone ko nahindutse ako kantu nako niko wowe ugomba kumwereka ko wahindutse nyine kandi ukamwereka ko muri kubyumva kimwe ukabishaka nta kibazo ufite target kuko uriya mugabi yaba atakimfitiye feelings aba yaremeye divorce ariko niyo mvuze kuri divorce arasa ako si undi tutekereje neza nihe mpamvu akwima divorce ni imitungo yanjye nese urumva atari arabizi neza ko aramutse ampaye divorce ariko ngira ngo n'agasantima kaba kakirimo arabizi ko I made him who he is none ako wabonye ifoto nakweretse ya ruriya rugore warubonye bundutse isi cyo kintu gisa kuriya nicyo kiri ku bundi bura nta murusha imyaka we kiriya ni igikecuru kiriya kirashaje kiriya ni igikecuru pe ahubwo gishobora kuba gifite n'abandi bana bakuru wanasanga who knows ni gikuru akumva ibyo ngibyo byihorere thank you for the advice thank you that's why I love you ko niwe muntu nyubaka niwe muntu ngira inama zinyubaka ahubwo se nyine urumva ukuntu bimeze ariko mabuja akangira ikibazo mubaze kuki dukunda kuganirira hanze ibyo twavuga byose mu nzu ntabwo byakunda uzi ko n'amabati y'iki gihe asigaye avuga aha niho honyine haba hari sefu kandi hano hantu niho nza nicara nkumva ndatuje ubwenge nkabushyira ku gihe ndahakunda cyane haba n'akaviyu keza ndi kumva ahari wasanga atari ibyo byonyine igihe nikigera inzenge nzongera nisubiremo ndi kwigira nk'umuntu utagira urugo kugira ngo nkunde nkore kariya kazi k'ububoyi muri ruriya rugo gusa ntabwo binyoroheye barajya bararwaye niyo mahirwe nagize yo kuba batakinyibuka ariko mfite imbogamizi ikomeye cyane
uriya mwana shani umwana ufite umuco, umwana ufite urukundo, ariko mbona asa nkaho ashaka kunca intege mu migambi yanjye. Arankunda, aranganiriza, aba yumva yamfasha, afite ubumuntu muri we, ariko akagira mushiki we ni hatari we. Nsa nk'ugiye gucika intege, za mpuhwe za kibyeyi zikazamo, ariko nkabasha kubigerageza kubicisha ku ruhande, ariko arambangamiye pe. Aka kanya simfite ubushobozi bwo kuba namugirira nabi, simfite ubushobozi bwo kuba namubwira nabi, kubera uburyo anyerera imbuto n'uburyo amfata. Kandi Rajab nawe asa nkaho indwara ye yakuze cyane. Njye nayiherukaga akiri mutoya muri cya gihe cyacu nyine. Njye numvaga ko yabonye amafaranga nyine kuri abutunzi yabonye, yenda yanifuje, ariko ntabwo yigeze abyitaho. Kandi uko akura niko ntekereza ko ariko biri kumubera ibibazo cyane. Nkifuza kwihorera rero itaramunyambura, nshaka kumuha uburibwe, nshaka kumuha inkovu, ya nkovu nanjye yampaye nkajya nyikandamo. Ntabwo nifuza ko iriya ndwara rero ariyo yazamwicira. Ibyo ubwanjye ntakoze uruhare rwanjye ngo numve ko nyuzwe, ariko umwana we akanga akambera imbogamizi. Ubu rero iyo nje aha ngaha nubwo mbanje gutekereza n'iki namukorera, n'iki nakitwara gute. Kandi ikindi biba binakenewe ko njye nawe tuganira. Mu nzu se ndaba njya kumaramo iki? Nta mwana utambamo, utinjiramo musangamo. Ntabwo ikibazo ufite uriya muhungu ko numva kwitayeho cyane, ukaba nagukunda. Ntutekereze ko yaba ari umwana wanjye, ntabwo ari umwana wanjye n'umukobwa. Umwana wanjye n'umukobwa, uriya ntabwo ari umwana wanjye. Gusa iyo aza kuba ari nk'umukobwa nanjye nari kubishidikanyaho. Ahubwo nanone ariko ni umwana bigaragara ko afite umuco, kandi ngo ni n'umwana wa Rajab, ariko atari uwuriya mugore. Rajab ntiwamanabara n'abagore afite, burenda bariya nababasha kugaragara, wenda abatazi batabasha kuzamura ijwi ryabo nibo benshi yagiye ababaza cyangwa ahemukira, yangirije ubuzima. nkabona mfite ikindi kibazo nkibaza impamvu utari gukora ibyakujyanye muri uru rugo ngo wihorere, kandi ubona iminsi iri kugenda iba myinshi. Ndacyafite imbogamizi. Ntabwo aka kanya umugambi wanjye nawushyira mu bikorwa ntarabanza kubona umwana wanjye. Urabizi ko twatumye Kayitesi, ariko Kayitesi nta makuru agaragara yari yampa. Ikindi cya kabiri, ubundi mu mugambi wanjye cyangwa umukino wanjye numvaga nshaka gukora, numvaga nahera kuri uriya mwana Shani, ariko Shani arankomereye. Ndimo ndacika intege kuri Shani, kandi uzi ko najya atsindwa, ariko imyitwarire n'imyifatire ye bisa nkaho umukino wanjye uzahindukamo gake, ariko ntabwo bivuze kuzavaho. Habonetse amahirwe atari make cyane kuba narahise menya yuko atari umwana wa Rajab, uriya mugore na Rajab afite undi mugore. Ibyo rero bimpa andi mahirwe yo kuba nabasha kwinjira muri buriya buzima cyane, ariko reka mbanze mbona umwana. Nimara kubona ibyanjye ntacyo nzaba nitayeho, nta nicyo nzaba bimbwiye, kuko byo ni ibyabo, nanjye nkakomeza ubuzima bwanjye. Ndifuza ko runo rugamba twaruganye mpaka rurangiye, nkagufasha mu buryo bwose bushoboka. Ni byinshi uzamfasha,
aka kanya wenda ushobora kubona ntarakubwira akisiyo cyangwa se nkagutuma utwo tworoheje ariko nizere ko uzaba witeguye kuko uzakora n'ibidakorwa wari ubizi niyemeje gukora buri kimwe kuba mvanye ndahazi kuba uranyizeye ukampa uno mwanya nanjye niteguye gukora buri kimwe kandi nzi ko nzakwereka ko utigeze wibeshya ku muntu. bite shaza ni byiza biragenda biragenda buke buke tu buriya agashahara wakazanye nkakabura nanjye nkakemura utubazo tw'ibanze biba byagenze neza nta kibazo rwose mba numva ntari buriya agashahara wakagennye kakangeraho igihe nturenzeho n'iminsi n'ibiri nkajya nanjye nkakemura twa tubazo runaka mba nkeneye gukemura natangiye kubaka akazu buriya mba njya senga Imana ngo izamfashe mbe umukire nkawe uri role model wanjye mbese ubimenye nikoza namwe urumva ibibazo by'umushahara ari byo hari ubwo twari twakujyamo ikirarane utarahembwa ku buryo wahita wihutisha ibibazo by'umusaruro utabanje kuwumbwira nibura umutekano niba nta kibazo cy'ibikoresho ufite mu mutekano wawe mu kazi kawe niba nta bindi bibazo biri hano mu rugo bya disturbing akazi kawe umushahara ari ubwo ukwezi kwari kwashira ntuhembwe ibibazo by'ibikoresho cye kuzanshakira agatebe nzajya nicaraho mu gihe ndi nka hano ku izamu niko wenda kabura intebe ntabwo ari ikibazo umuntu yaza gushakira intebe aho ngaho none ko n'ibihe by'imvura byaje byo nta majaketi ukeneye utabivuga byo ntabwo bikeneye nka rya koti bari rifite ingofero ukanshakira n'ingofero y'igikinga y'imvura iguye buriya hari uburyo udundarara gutya ugahita wikondagazaho igikoti wambaye n'ingofero imvura irinda icya nta na gatonya kakugezeho sawa bo mu rugo bimeze bite umutekano uyikurikije hano mu rugo wumva bimeze bite ko nta makuru burimo kumva bose shaza urabona ntazi igihe ni gake jya umbwira nyine ni gake rwose ni gake gake gute se nyine urabona ntago nta byera ngo de birapfira rero umunyarwanda yavuze ngo nta byera ngo de ibyo bitera se ni ibiki nyine urabona nka mabuja nyine biba ari hatari urushyi ni ugukina gato ukahita urya urushyi ariko bita nde aha twese araducyapura muri uru rugo twese uko twumva uretse wenda nka Nikita wenda ariko naho twese araducyapura utusha gato ukubitwa nta mikino tubayeho gikomando hano indi bakubita mabuja aradukubita uretse zuba niwe ntarabona kubita ariko twese ubundi turakubitwa hano ukina gato ukubitwa nta mikino ariko bigaragara ko namwe ari byo mwangije biba bitagenda neza yafata icyemezo cyo kubahana bene ako kagera nta bintu byangije tuba twakoze buriya nka zuba ntabwo yoroshye hano byatari uretse ka Nikita na Shani nyine niba ubona ko nyine ubona ntari ibirya bafite n'umutima wa kimuntu noneho zuba ubona ari we kidobya muri hano mu muryango nyine ni uko hano tutarya burusheti yagukubita n'umushito mu zuru urebye nabi indesi izuba se izuba ararwana ntiyoroshye nyina se yari yabivugaho iki ibona ababangamiye gutyo na nyine nta kintu yabivugaho nyine niba amubwiye ikintu ahita yumva ko ari icyo nk'ejo bundi aza twarakubiswe sana twarakubiswe ni mama zuba aza twarakubiswe nta mikino twese aduteranije na zuba oya zuba niba duteranije nyine baradukubita abateranya kuri mama zuba ngo ibintu bibi twakoze nyine turakubitwa twese donc arimo amuregera amakosa mukora ndagutunguye oya nta kibazo ahangana neza munsi nkaho uri iwawe ahubwo impungenge mba mfite umunsi uzaba uhari nk'uko buriya niyo mpamvu y'imbwa imotsi wicaye aha ngira ubwoba bwo kuba numenya umuntu uri hariya agomba kuvuga ko yaba ari nkarajabuje kandi warambwiye ko zimenya n'iyaje oya ariko ntukamwite imbwa uri hano ntabwo ubwo we waba uri ikisuku ngo waba uriyo ariko nyine y'intuza rero ntukamuvuge gutya umuntu mwabyaranye ko nta soni uba ufite oya ariko nawe yabyakira kuko nca hano iyo njye iwanjye so hano ni nko mu rugo ntabwo najya muri ariko nibyo ni ukuri kandi nawe ni nk'iwabo ndanameze ate ndanase kamarayika mu bana
ndanara ariko ntabwo dushobora kuvugana amagambo 5 utarazanamo Dana. ubu se wowe kujya kure ko byakunaniye ugahitamo kubana Dana ni umuvandimwe wanjye wa hafi cyane. ntabwo uri umuvandimwe wanjye. Ni umunyamabanga wanjye. Sure. Nanjye ujye yama nyabikeho. Ahubwo se cut the story in short. Igitumye ngutungura. Ubushize wa mentioninze ku kintu cya Rajab kurwara. Mbona ntabwo mbona uburyo wakivuzemo mbona cyaba ari ikintu kidasanzwe nyine atari uburwayi busanzwe. Nse Fabo. Yarwaye ikintu mubwire yuko Imana yanjye abana banjye bagiye kuri imfubyi. Byagenze gute? Afite ikibazo cye. Usaba yaranakize yarorohewe nyine ubona nta kibazo. Ariko yambwiye ko bijya byibwiriza bikagaruka. Nibikize. Urumva? Rajab. Ngo no kuva na kera ukaba bizi ko we mwana nateretanye mukira abasore. Ngo no kuva na kera ngo yagiraga indwara yo kwibagirwa. Urukumva? Bakibagirwa ibintu byose byamubayeho ariko yaba yanibagirwaga gusa ntashyiremo n'akantu ko kuba yabuze imbaraga mu mubiri nyine ukabona arakonje aho izuba rivuka ukabona aratitira ari umuntu w'umugabo nyine wabona nyine sinzi none se ntabwo nanjye ajya bimbwira cyane ariko nkanjye namusuye iwabo gusa nkirinda kujya mu nzu iwabo tukicara hanze aho namusangaga kubona telefone buriya we nubwo warakaraga ngo wahamagaye ntiyitaba nanjye ntabwo yanyitabaga. Nise ushaka kumbwira ko icyo kibazo kuva na nuba kigifite rwose pe ni ukuri njye numvaga ko yivuje none ubu kubera n'amafaranga ahari yakize. Yarambwiye ngo afite umudokiteri umwitaho ariko nawe urumva ntabwo ari uwo kubivura n'uwo kumugabanyiriza. Yesu ubwo duherukana ko ntabyo nabonye. Umva mubwiza ukuri buriya wamubonye yakize niyo mpamvu ngiye nkubwira ngo Rajab uri inshuti yanjye rega buriya inshuti ntabwo uyibona irimo gusa kuyibona mu byago ikubona mu byago. So bivuze ngo arakira bikamara igihe ameze neza akongera kukarwara kandi ntabwo biza gahoro bizira rimwe akibagirwa ku buryo nawe mushobora guhura akamenya kuri wowe akakibagirwa ko mwigeze no kubyarana akibagirwa yuko uri n'umubayeho n'umugore we gusa akakubona akabona arakuzi ariko nyine akibagirwa burundu ku buryo hari n'igihe twavuganye arambwira akirwayemo ambwira story ambwira ukuntu umudokiteri amwita none se uwo mudokiteri nyine amuherukana ryane ngo uwe mudokiteri niko aya makosa mwakoze amakosa ibyo ari byo byose yahese nta makosa nayo nyine iyo umuntu ari nko mu rugo hari utuntu wenda tw'udufuyi duke wakora ariko umuntu akaguhana mu rugero biraho ntakubite nk'ukubita imbwa yaneye mu nzuzi za nzuzi kubita nk'akabwana kane mu nzuzi niko baba batemereye hano. Amakimbirane se amakimbirane dore rero ndimo ndagenda ariko urabona nawe uri umugabo ushobora kugira inama abantu sibyo iyo makimbirane n'abo bana nako kajagari nako kavuyo ubikora wiki wakagombye kubagira inama ukitambika urumva ukabuza abo bana kurwana bana n'abavandimwe ntabwo isi ko abavandimwe mu gihe twe tudahari utazana amakimbirane kandi n'umuntu twazana ukatubwira ko byagenze niba ruzu uteza ikibazo ukanyegera ukambwira ntabwo ugomba kubigerana hangana se byazakemuka bite namabuje uri hari yakubita nk'inuze subwo nakora ikirasha ntabwo na kada umva rero ngewe nzayacunga akazi kanje hano kizamu n'ibiki nabinjira n'abasohoka bakotorora ariko ku buryo abana barwana ntujye kubakize pfusa gusa umutekano w'ushinzwe hano n'uwi hana nzatera akaruru ugatera ndiko hano muri Kigali buryo dutuye ushobora gutera indwara ntagire umuntu gutabara ariko ushobora kumanuka nk'umuntu w'umugabo bana bashikwanuka baba bakiza wanyumvishe ubwo nzaterera ibuye mvuga ati wongera gukora kundi ahita mumena agahanga niyo kata nzakoresha utazari batera oya nzabashuka nterura inosho ngo ati wongera gukora undi umutwe nahita nkumena ajya witonda nawe utazateza ikindi kibazo gusa sinzongere kumva izo nduru hura umuntu w'umugabo urahanga ugerageza nawe kugira gute kwinjira mu kibazo uburyo wazikemura uretse shayi na Nikita wenda nibo mba mbona bitonda naho zuba we ntago yoroshye sawa kambenye yego boss urugendo rwiza ndabona yuko bikaze nyine nkanjye nk'inshuti ye ntabwo najya kumubaza like nko kumunyuzura ariko nyine ameze nabi kandi none yakiyongereye kuri ibyo ntageze gutya akoroherwa wa mugore uyumbwira ngo
nese uwo mugore arabizi ubundi ko afite icyo kibazo ntabwo yabiberwa umuntu babana ntabwo yabiberwa ariko noneho wowe narakubwiye we kuri Rajabu nta kibazo wowe ni ikigeragezo umugore we none se uzi ko bamaranye igihe gitoya uzi ko bamaranye igihe kinini urabizi kuki se nta mwana bafitanye ariko Rajabu ubona ari ikigore Rajabu azi ubwenge byataye kwa mugani byagenze nyine nawe bitekereza wibaza impamvu batabyara Rajabu rero afite ubwenge aratekereza nubwo ibyo byose bibaho ariko hari umuntu aba areba nyine akabona bigize indi ntambwe bitera byaba bibi noneho ikirenze kuri icyo ba bana bawe nyine niyo mpamvu cyagiye nakubwiye ngo harageze ko ugenza agakira Rajabu mukaganira ku buryo we noneho azakwingingira ngo nkeneye kuguha abana kandi ntabwo ari kera kuko umugore aramuzonze ngo abirukane iryo nibanga nkuhaye mbamenye ibanga ry'inshuti yanjye wowe ntugire ikibazo ibanga ryawe mwese muresha nadana mubana ajya abona useka wishimye atazi ikigusetsa umubwire ngo ndikumva nishimye gatazi ikigusetsa kuko niba afite inshuti ye nawe arayibwira n'indi bwira indi ibintu bigaruke aho twabikuye please uragira uti abana bawe umara iminsi myinshi atari kurira atari gukubitwa amara amasaha 2 excuse you wait rero okay sinzagira icyo nongera kukubwira se no ngaho ceceka rero tuza wizamura kamere wizamura ibintu by'umujinya reaction y'ishyira hasi abana badihago yes kandi nta mwana wawe mubi bafite uburere bafite discipline ariko umugore uri hariya imagine ko wa mwana yaje azanye uri muranyumva ashobora kuba bizi ko batavukana arabanga arabasebya arabateranya noneho Rajabu aherutse kumbwira ngo wagiyeyo ngo uramukubita ngo azana amashyunda kamwe ngo nizuba nyine ka wa mugore yazanye uguze ibintu byabaye azana amashyunda ngo arabyimba ndamubaza ariko Serine n'uriya mukobwa weho ikiza na Rajabu arabizi ko uwo mukobwa adashobotse uzi ikintu cyabayeho naragiye nyine ntuje nk'umuntu nyine ugiye kureba byibura ko nasanga Rajabu n'abana bahari nubwo nabatera akajisho nubwo nahita mbabwira ngo ninjye mama wanyu ariko nkana batera akajisho uzi kariya gashinzi kakana k'imyaka ingaho ukuntu kamenyereye karansuzugura koko kandebera hasi umva ndakubona uhita uzamuka ariko karansuzugurira mu mari zanjye ariko sere uzi ko nta kintu kiza nko guca bugufi asubungiye ko nca bugufi ubona mbaye iki uri wabona hari umuntu ubinyangira koko ako buribona naca bugufi fa uragerageza uzi ko iyo mba n'undi muntu mba naraguze n'imbunda nkagenda nkafana y'abana banjye ku ngufu ibyo nkubwiye bibike mu mutima wawe njye mubwije ukuri tuza abana bawe ndabizi ko bakeneye umubyeyi wabo wo kubakunda kandi icyiza mbishimira seri waravunitse warakoze waje ufite amafaranga uri kwiyubaka uri gukorera imirimo abana bawe bamaze kwiga barangije ishuri uzabaha imirimo bazakorera muri kampani yawe kandi ikintu nakubwira kindi utanazi wowe umwe muri bo uzakubona mu bana bawe akakubonesha amaso azahita abimenya ko kuri amaraso ni mabi amaraso kuko uriya mugore arabanga ariko umunsi namufashe kandeba umuntu amfatira n'aba bana oya humbwa areba wamujinya reka ndebe umuntu uri imbwa ziri kumukira sibyo kandeba umuntu imbwa zirimo kumukira siko wanahindutse wana guteze kuri kabisa no gukureba mu maso ubona narahindutse wiki iki utahindutse hose ibintu byinshi cyane cyagera zanzenya zaje zipfuye ahubwo reka musetse yes niba hari abantu bagukumbuye urabibuka se bo basi babana wajyaga beshya yatsinda se umwana hari uwo wigeze kubeshya kuzamutwara ngo niba ari muri Canada tavuga Kadete kora mbaza ngo bizigeze Kadete araho wasanga barigaruriye nabizi nawe ntago ugira gute ntago ugize uyaho none uri baba Alex ako shane rinda kubabwira nyine ibibazo wahuye nabyo nta muntu nabwira ibyawe abadani bose ntawe utakumbaza
ako narabihoreye. Amakuru ya Danise Shameze neza na bya byarimo byo bimeze nk'intuza. ari abaturage ko tangana hako ntuzabibabwira uzabihoreye. Narabaretse ariko bajya baguhamagara sinzi niba ubibona. Oya sinabwiye ko negera telefone cyane. Jeff bitevye araho kakabari ke karwana bari kujya gufunga kubera kutagisohoka. Ejo nejo bundi wabona bafunga. Ashaka ko ari jewe washoragamo cyane. Kumutegereza sero muzura umukozi wacu. Ahubwo ndabona ni uriya ninde se? Ako nawe uzi ko warazazamye. Uribaza ko umukozi wacu n'umukozi wacu yitwa Chantal. Neza ninjye urabona ukuntu agiye ameze nk'umuntu nzi neza. Nibyo usko abantu basa ntacyo bapfana hano cyane kabisa buri abantu nuko nijwe kumva abantu baravuga kimwe kandi nta kintu bapfana. Ahantu batandukaniye ni kuri biriya bintu yambaye birebire n'ibikoti. Wano umukozi wacu ariko ntaho byahurira ntago yaba ari buriya ni abantu baba basa. Of course abantu barasa no nta kintu bapfana. Meze bite se weekend ndabona narimo kugenda ninjinga gake sohoka rimwe tujye kwa Jeff bana. Waya ntabwo byakunda anga wakishe kandi n'umutwe ndeba niyo uri mu rugo winjira igitanga mu rugo nyine winda cya kigare cyatuma abantu bibatumaca ariko karahore kamwe kabaye ni ukaruhuka turi kumwe mu dusport gatoya go kwicira byabatumace gute nanje nagukontorora byihore ndabazi wagera Kicukiro cyo kwa Jeff kavuga ngo uri buza kwifata mwamagana ba Cadette nabandi bose Cadette sinanambwiye ko ari ziryoshye kubi namubwiye ko udahari ko mubwiye ko uhari ukomeza utyo bazambone nyine zambeshye kamubaza nka vizo uzayikura he hari no aho ko hagiye uzamerera n'umuntu ijuru kandi nawe ndabizi ko ntacyo uzajyamo. Oya nuko umuntu abatabishyize ku mutima ariko se ni ibintu biri petit problème cyane. Ibaze iyo mbonye ibintu birirwamo by'ibibazo byawe natekereza ko nawe ubwawe umeze nkaho uri utuvunguvungu twishoka twigize umuntu. Shobora buranye cyamugabo. Wayo umura ariko ndimo nagenda bisohokamo gake ya ibibazo bya family ari ikibazo cy'uburwayi. Ndimo nagenda mbona umucyo muri byo. Bizaza. Mfitanye gahunda n'umuntu. Reka nsimbuke njye kumureba. Ya. Fab. Yes. Reka ngoreke. Ibiraro rushyira hano uriya mukozi araza bitwara. Akazuba kararenze reka nanjye dusimbuke. Abugeze imbere gatoya. Rebe no ku muhanda w'umukara usigaye usanga ari mu rugo. Nta kintu bitwaye. Ariko ukomeze kwihangana wana. No kwiyitaho ariko. Kwiyitaho byo ndabikunze. Wanatanga isomo wowe. Valence bite? Alo? Vale? Ako se uri mu biki ko ndi kuguhamagara ntunyitabe? Ubizi isaha n'isangane? Kubera ko hari impamvu mbikubajije. Fabrice ari gukora iki? Reka mbabwire imikino yanyu muri kunkinaho. Ngiye nta gahunda mfitanye nawe kugira ngo munkinire mu kazi. Fabrice zisaha ko ari ahantu mubonye kubera icyo uri kumbeshya. Hararamuka ngize ikintu nzasanga cyangiritse. Izina ry'Imana mwese nzabirukana. Ntago mba narashoya yanjye ngo mwirirwe mugaramye mu muyagaramemo. Wari kumbeshya ngo Fabrice yarari mu kazi wanjije we.